rinda ubuto bwawe. Jya kubwanjye numva mini atari yo yagakuruye ubuzima bw'umuhungu ngo ashobore gushyukirwa umukobwa. Ugomba kwiyubaha nk'umukobwa kugira ngo nzabone umuhungu uzanirira. Kandi twebwe nk'urubyiruko hari igihe twebwe tugira amasomo yo kujya twishakira. Ndi umuntu kandi nanjye nkeneye umukunzi. Utera umukobwa w'abandi udafite n'ubushobozi bwo kumutunga ukoresha ku gakingirizo. None se mugiye mukikorera karese mutagize icyo mukora byari kibazo. Nimba musabye urukundo ngana gutya sindarangiza amashuri arareba agasanga urukundo rwanjye nawe rushingiye kuki. Hari umukobwa ubikorera ubushake akavuga ati reka nambare n'iyi nka babandi baba barabuze abashira. Ubundi igihe ubusambanyi buriho izahoraho. Rinda ubuto bwawe. Rinda ubuto bwawe ni ikiganiro gishishikariza urubyiruko by'umwihariko ruri hagati y'imyaka 15 na 24 kwirinda icyorezo cya sida n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Rinda ubuto bwawe. 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 Twebwe abakobwa mu by'ukuri twebwe dukura abahungu. Waza akabazo gatoya. Dozien, ufite umukunzi? Njyewe ndamufite. Ubanye mute se ku buryo mutagera ku ngingo ngizo? Ese arakuze mu kigero kimwe? Ni ibiki muganira byubaka bitagiye nangwaho? Tubwire experience kugira ngo natwe bityuke n'abandi babihasomo. Okay, njyewe kababwira. Yego. Ndamufite pe ni n'umunyeshuri. Très bien. Kandi ndamukunda. Ariko ahari ari kwiyumva hano cyangwa ari kwiyumva nawe. urukundo rutarurwa abashaka reka twumvikane tumutega amatwi aduhe experience y'urukundo rwawe sibyo kubera ko hari igihe abantu bazi urukundo nyine nk'uko babivuze ruhwanye no kugurana igitsina ariko nyamara we ntabwo ariko abibona komeza njyewe kuva njye tumaranye igihe kirekire kuva twaza no kwiganga twarakundanye yego kuva njyewe ntabwo agira iwabo aba ahantu hatari iwabo ntabwo azantumira ngo njye iwabo njye ahantu hatari iwabo ngo njye kumusura njye ahubwo icyo nzakora ni iki tuzaganira hano ku kigo tuganire ibyerekeranye n'amasomo yacu ubuzima bwacu bw'ejo hazaza ntabwo azambwira ngo nze kumusura muri iyo geto y'undi muhungu azaba yashatse ngenza ku bwanjye nk'umukobwa uko twakifata ntabwo umuhungu azaguhamagara ngo uze kumusura adafite icyo agamije kuba abahungu bameze gutyo pe kuganira mu muhanda tuba twaganiriye bihagije ubwo se kugira ngo njye kumusura muri iyo nzu abagamije iki kweki ikintu ashaka kumbwira muri iyo nzu kweki atakubwira ku ishuri n'ahandi hose rero njyewe twe kuvuga ngo sida kuri iki gihe twebwe abakobwa umuhungu ashobora kuba yirwaye ariko uwashaka kwikwanduza rero kwirinda kwawe nuko umuhungu ashobora kukugata aragukunda pe ntabwo wayoberwa umuntu ugukunda noneho rero wowe icyo mbona twakirinda sida kandi niyo wenda mwagira icyo mumarirana mwakoresha agakingirizo kuko kariho. Ese ko twebwe abahungu twiyemereye ko turi faible da twabyemeye iyo dukubise akajisho ibintu biranga mwebwe nta munsi n'umwe mwabona umujene mukabura mwipfuye wenda nk'imyambarire ukuntu hari ukuntu wambara ipantaro iri kugwa hasi igenera ntacyo bibatwara ku muhungu nta kibazo kujyanye n'imyambarire n'ukuntu mubabona nta kintu abahungu bo bashobora gukosora kugira ngo namwe bitabakurura ufite igitekerezo kuri yego tubwira izina ryawe utange n'igitekerezo ku byumva niba hari icyo bakosora abahungu kugira ngo ikibazo nacyo gikemuke. Murakoze. Yego. Njyewe nitwa Mutesi Gloria niga muri premiere agronomie cuisine. Njyewe uko mbona njyewe ndivugira ku giti cyanjye. Yego. Sinshobora na rimwe gutwarwa n'imyambarire y'umuhungu. C'est vrai. Umuhungu yera yakagutwaye mu bitekerezo byiza umubonaho kuko hari inama wamwigiraho. Ukaba wamugisha inama mukagirana ibiganiro kenshi none uko mugiye mugirana ibiganiro birashoboka umuntu ibitekerezo urukundo rukuzamo noneho nanone kwiyubaha mbere na mbere ariko imyambarire no ku bahungu nta kibazo
ku bahungu nta kibazo. None se imyambarire yose y'abahungu urayishima? Tuvuge abandi bambara pocket. Sinyishima kuko uyu muhungu yambaye pocket ugira ngo yabimenye. Yibwira ko ya pocket ari ituma abakobwa ndababwiza ukuri. Ngiye nyuze wambaye pocket ndaguseka. Aceho. Mba naguseka. Yego. Ndaguseka. Agomba kwateye atumusore wifuza. Umusore nyawe. Yego. Arambara kikwiza. Yego. Ariyubaha mu byavuga. Amagambo make kuko hari igihe burya ikintu kibi no guhamba ururimi ukavuga amagambo menshi kandi uyabwira ntuzi icyo uko ari kukureba uramubwira yakurebye yagusuzuguye akakwihorera ariko we nyamaze nagira hirya agahura n'abandi bati buriya mwavuganaga iki ntuzi ko arasigara kuvuga guhamba ururimi rero ni ikintu kibi ku bahungu. Abasore muri kubyumva bajye bihanga abandi bigira ndabizi ngo nibwo ari kwemeza umukobwa muri kwikora guhamba n'imyambarire ipfuye ukuntu. Nanone ndavuga ku bakobwa yego mini pe hari abantu bakurira muri famiye zibambika mini yego ukaba ushoboye wambaye ijipo ndende mukaba mwabi ibyo ndabizi hari aho mbizi ariko si inyambaro ikwiriye umwari w'u Rwanda. Ikwiriye n'iteye ubundi umwambaro w'umukobwa kirazira kugaragaza amaribori cyambere kirazira kugaragaza uko uteye umukondo ugasanga wenda aho ahagaragara twakubonaga uri inzobe cyangwa uri igikara ariko bitewe n'uko wambaye bahise babibona ko umugongo wari igikara bahise babibona ko ufite inkovu mu ntege bahise bakubona ukundi kuntu kandi nyamaze ibyo bifite igihe cyabyo cyo kubigaragariza umukunzi wawe igihe cyageze ntabwo ari ngombwa kubyerekana bose. Hanyuma dusoza kuri icyo kiganiro kuri weho ikibazo cy'ikwirakwizwa rya virusi itera sida ni abasore cyangwa n'abakobwa? N'abakobwa. Abasore barera nta kibazo nabo bera ntabwo ari kandi ntabwo ikibazo ntabyera ngo ubundi nabo babigiramo uruhare ariko oya itangwa n'abakobwa. Ikibazo kuko uko wabibonye nuko bagenzi bawe bivuze ni mwe igitsina gore ikibazo nyine ibyo bavuze njye nabonye ari ukuri. Akazina kawe ni ndari? Nitwa Uwizeyimana Aline. Yego. Komeza. Ibyo bavuze njye nabonye abakobwa akenshi nibo bateza abahungu kugira intuzi babi kuko hari igihe umukobwa n'undi aba yambaye iyo mini noneho wa muhungu niba adafite gahunda yo kutagira mbese icyo yabasha gutekereza kuri uwo mukobwa noneho yabona n'ayo maguru nyine bavuze noneho we agahita agira irari. None rero mbona abakobwa ese nubwo abakobwa nta rari mugira tuvuga ngo abahungu barareba bakagira irari mwe abakobwa tuvuge ngo namwe muri ibiti tigiri oya nyine niyo umukobwa wese yagira wenda ashobora no gupfira muri Nyagasani. kuvuga ngo none se weho iyo urebye iyo mini ugahita ubwenge buyoba uhita ugendera ko nta n'igitekerezo nacyo cy'agakingirizo agakingirizo mugatekerezaho kimwe by'abasore mubwire uko mugafata agakingirizo mukumva mute n'ikiganiro tubwire uko mukumva n'uko mukaganiraho agakingirizo. Ndakoze nitwa Habanabakize Emmanuel. Yego. Niga muri Desire Council. Ikintu nabivugaho jewe. Yego. Abakobwa mu buryo bavuze ngo uruhare runini ni kuri bo. Yego. Ntabwo 100% ari kuri bo. Yego. Bitewe n'iki kuko dutandukiye tukavuga ngo 100% nibo. Twebwe bakaba badushyize hariya baba batuzeshyashya natwe bakatworora ukuntu kandi natwe turiyiza ukuntu. Ikintu ngiye rero navugaho ni ikintu cyerekeranye n'urwo rukundo rw'abatoya. Yego. Umuntu wo mu kigero cyacu hano kundana ni byiza ariko uvuga tandukanye izo nkundo uwo muntu ashaka kukubwira izo arizo. Uvuge ngo arankunda ubw'urukundo urukundo ashaka kunganishamo uragana kuri ibi ngibi. Donc aho ngaho ntuzatandukanya kuba nimba ugukunda cyangwa ukunda ashaka yuko mwagirana imibonano mpuzabitsina cyangwa se urukundo rufite intego runaka. Ariko jewe ku byerekeranye no kuvuga ngo ese
kuba noneho twebwe tutari shyashya abakobwa aribo bakunze kutwatira cyane, ese twebwe ni nk'iyihe myanzuro yacu, uruhare rwanyu mu kurwanya ikwirakwiza rya sida? Ikintu cya mbere nakangurira bagenzi banjye ni ukuba twakwifata cyane. Icya kabiri, umubiri ni umubiri, sibyo? Umuntu ni umuntu, kandi iki gihe tugezemo n'iyi si kugenda yibarangura kabisa, ibintu byabaye birebire. Icya mbere navugaho ni iki, nimba wicitswe bikananira kabisa, sinzaza ngo ngubwire ngo ibi n'ibi. Okay, koresha ku gakingirizo nyine, ubundi usanzwe n'ubundi uri bubikore. Nimba uri bubikore aho kugira ngo ukorere aho, ushokere aho ngaho, ejo cyangwa ejo bundi uzandure sida cyangwa utere umukobwa w'abandi udafite n'ubushobozi bwo kumutunga. Koresha ku gakingirizo nta kibazo. Nakubajije ngo umukobwa wihesha agaciro, kabona nubwo uvuze kuri menya, ariko umuteye ute? Umukobwa wihesha agaciro, umukobwa wihesha agaciro ni umukobwa ubasha kuba yabasha gukora mbere na mbere. Ntabwo kwihesha agaciro no kwambara imyenda igeze aha ngaha, ntabwo ari byo. Ufite no kwambara bine wihesha agaciro kubera ukunda akazi. Nta muntu uzakurangaraza hari umupfu. Niba nagarutse ngo butike ibidakinze ngo ntabwo icuruza ku system ya vision turimo, bakeneye profit y'abahungu, ukeneye kubona amafaranga 5,000 biturutse kuri njyewe, ntabwo uri mushiki wanjye, ntabwo ari school fees nguha. Ndagira ngo njye guha amafaranga ngo profit iminota ingahe wigendere, n'ejo nampamagara ndagutenda mfate telefone njye nyereba gutya nikore umubwira ati cyane gicucu. Urakoze cyane avuze n'ibyo abona n'amaso n'ibindi. Hari igihe tuvuga ibintu tugatwikira, ariko byose arabivuze. Agarutse ku kintu kimwe cyo kwihesha agaciro ku bakobwa. Kwihesha agaciro ka mbere ni akangaka mwihesheje muza mu ishuri. Ahubwo waje mu ishuri no kugira ngo utahora mu bujiji, ahubwo nawe igihe kimwe uzaba umuyobozi witunge, nta n'umwe uteze amaboko. Murakoze. Yewe ni Kasenge ari byugiste. Yega turaze mu construction. Njyewe ikintu ngarukaho ni kimwe, ikintu cyitwa urukundo. Ese niba ugiye gukunda uwo mukobwa, menya urukundo ngiye gukora. Mugenzi wanjye yakivuze, hari urukundo ruri twasorotse. Hari urukundo rusanzwe rwo kugira umuntu kivandimwe, hari urukundo rwo kubana, n'urukundo rwo gusambana. Narwo ni urukundo. Yes. Ese nimba nkunze umukobwa nkamubwira nti njyewe ndagukunda, ariko ndagira ngo ukunda urukundo rumeze gutya na gutya, akanyemerera, nkabwira njyewe nzakunda urukundo mu bibazo byanjye, nzamubwira ikibazo cyanjye cyumve, cyangwa se nawe ambwira icyaha yumve, ambwira inama, iki ni cyo gikoramo gutya na gutya, iki ni cyo gikoramo gutya na gutya. Undi akakubwira urukundo rwerekeye ubusambanyi. Ese icyo gihe ni ryari ushobora kwirinda iyo sida? Kandi yakubwiye daboro ntuzi amoko y'urukundo mu cyangwa gukundana. Ese izo amahirwe barayamenya amoko y'urukundo. Avate ukunda umukobwa cyangwa se ukunda umuhungu, mubaze se turakundana uruhe rukundo, ese urukundo ukunda rugamije iki? Nitwa Tuyisingize Jean d'Amour. Yego. Jewe icyo nshaka kuvuga ni ukureba nibura ese abantu ba kera bo hambere bari bafite kwirinda gukomeye. Hatwe urubyiruko tugomba kureba se bo baturusha iki? Kuba barageraga kuri iyo ntego yo kwifata, bakabasha gukora imibonano mpuzabitsina mu gihe kigenwe, bo baba baturusha iki? Ahubwo nkatwe urubyiruko twakagombye gufata ingamba, tukareba tukavuga tuti niba wenda sida ni icyorezo gihangayikishije isi muri rusange, tukagomba kureba tugafata ingamba. Niba nkatwe urubyiruko tugakoresha igihe cyacu kwifata, birashoboka. Nubwo benshi wenda bavuga yuko bidashoboka, ariko wowe ubwawe wabyise, ukoresha izihe ngamba? Birashoboka. Ukoresha ingamba yihe? Jewe ingamba nkoresha ni ukwirinda kureba ibyo byose bavuga ngo ni mini, bavuga ngo wowe kurikira gahunda zawe, intego zawe wihaye, zawe wirebera.
byose uzabigeraho. Simvuga ko urukundo rutabaho, rubaho nyine, ariko mu gukunda ugomba kumenya uburyo tubitwaramo. Rero nanone mu gukoresha agakingirizo, wenda twese ntabwo tubyemera kimwe. Njyewe mu by'ukuri ingamba nk'urubyiruko twafata nyazo mbona ari ukwifata igihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina kikazakorwa mu bihe biri mu ucitswa pe abigenza ate? simvuza ngo ucitswe, nanone ucitswe yakwemera agakoresha agakingirizo, ariko nanone tukamenya ko ako gakingirizo si ijana ku ijana gakoreshwa kugira ngo gakingire iyo sida. rinda ubuto bwawe. Rinda ubuto bwawe.